mezi 7 arengaho gato amashuri yarafunzwe kubera impamvu za COVID-19. Timu ya RTC TV yari itegereje umunyeshuri uza kuba uwa mbere mu kubasha kugera ku ishuri bwa mbere. Nkuko mubibona mu mashusho yacu, umunyeshuri wa mbere abashije kwagera uyu munsi kuwa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa 10 2020 isaa 8:13. Twamwegereye we n'umubyeyi we, twaganire byinshi bitandukanye. Ndabasabye ntimuze gucikwa n'inkuru. Muraho neza? Yego. Amakuru ki? Ni meza. Abakunzi ba RTC TV benshi badukurikirana bashaka kwibaza ninde turi kuganira kuri uyu munsi. Murakoze, nitwa Mugisha Kevongson. Keve, wiga muri Revo? Niga Level 3 Tourism. Mu rugo ni hehe? Ni Musanze. Kuri uyu munsi ubashije guca umuhigo utoroshye nyuma y'amezi 7 arengaho gato abanyeshuri muri lockdown. Niwe munyeshuri wa mbere bashije gutsindira igihembo cyari cyateganyijwe kuri uyu munsi cy'umunyeshuri uza kugera mu kigo bwa mbere. Ubyakiriye gute kubasha kwegukana igihembo cyari cyateguwe mu rwego rwa RTC TV ku munyeshuri wa mbere uza kugera mu kigo? Ndabizi kiri bugushimisha. Birantunguye, ntabwo nari nzi ko ari njye umunyeshuri wa mbere, ariko ndabyishimiye kabisa. Muri kino gihe cya lockdown niki waba waragezeho, niki wungukiye kumara igihe kingana gutyo kumwe na famille yawe, amasomo mutari kwiga, niki wagezeho? Ni ibintu byinshi navuga nagezeho, ariko twabashije kwiga dusaba amasomo n'ibindi bintu twize nyine bitari amasomo, byari byiza. Yego. Kuba wabashije kugera hano ku munsi wa mbere ni initiative yawe cyangwa ni ababyeyi? Ni ababyeyi birumvikana. Ababyeyi birumvikana. Yego. Ese warukumbuye kuza ku ishuri wowe ubwawe? Yego. Niki warukumbuye cyane ku ishuri? Abanyeshuri Bagenzi bawe. Birumvikana. Undi munyeshuri uri mu rugo utari wanatekereza ko yaza ku ishuri, wamuhiye inama, wamubwira iki? Nuwe butumwa wamugenera? Ni ukuza nyine, kuko igihe bageneye cyo kuza kwiga cyarageze. Yego, murakoze. Igihe cyo kwiga cyarageze, nibyo koko. Nanone umuntu ashobora kwibaza ni iki gishya, ni iki Keve w'uyu munsi na Keve wo mu kwa gatatu batandukaniye? Ntabwo navuga ko ari ahantu hanini cyane, ariko itandukaniro ririmo biragaragara, buri muntu wese nyine uzambona biragaragara. Yego. Ni izihe ngamba nshyashya uzanye sasa muri iki gihe cyo kuba ugarutse ku mashuri nyuma y'igihe kirekire tutari turi ku ishuri? Ni ugushyira imbaraga nyinshi mu kwiga nyine, kuko ari byo bintu biba byazanye umuntu byamukuye iwabo. Ni ukwiga cyane. Yego, murakoze. Ubyakiye ute kugera hano ku kigo? Usanze harahindutse? Ni ibisanzwe? Urabona bimeze gute? Harahindutse cyane kabisa. Ni nk'iki cyagutunguye? Ni porutaye. Uraza kubona byinshi cyane, hari impinduka nyinshi cyane. Yego. Cyane ko muri kino gihe cya lockdown hari amabwiriza menshi. Ni iki wowe wabashije gufata muri bino bihe bya lockdown uri kumwe n'ababyeyi? Twaratembereye rwose, twaratembereye cyane. Nk'umukerarugendo. Bagenzi bawe muri rusange bibwira ko kuza wenda kuba ku munsi wa mbere, wibuke ko hari n'ibihano byateganyijwe ku banyeshuri bashobora kuzaza gutangira bakererewe, ni iyihe mesaje y'umwihariko nabo waba? Ni ukubabwira bakaza kwiga nyine, nta ngaruka nziza zari kugutinda, ni ukuza bakiga. Tugana ku musozo, abakunzi ba RTC TV benshi bagiye batandukanye badukurikirana, n'abanyeshuri bari hirya no hino mu gihugu, n'abarezi batandukanye, ni ubuhe butumwa nize ntashyo wabagenera? Ndabasuhuje. Urabasuhuje cyane. Abo mwigana suhuza nk'abantu 5 ntacyo bitwaye. 5. Mwigana. Ndasuhuza Freddy, Valente na Patrick. Yego. Ingamba cyangwa se n'icyo ugamije guhiguraho nawe ubashije gutwara igihembo cyateganyijwe mu rwego rwa RTC TV cyo guhemba umunyeshuri uza kugera hano mu kigo bwa mbere, ni izihe ngamba, niyo motivation biguhaye muri wowe? Nuko n'ubutaha nzaza kare. Nanone nizere ko no mu mitsindire uko bizagenda. Yego. Keve, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi uzagira amasomo meza, amahirwe masa. Murakoze. Yego. Muraho neza? Muraho neza? Ni RTC TV ibisanzwe kuri uyu munsi, abakunzi bacu bashobora kwibaza ninde turi kuganira nawe. Nitwa Nkurunziza Eric, abandi umubyeyi wa Keve.
najya muherekeza ingendo grand frère. turabashimiye cyane nk'umubyeyi na grand frère we mukoze ikintu cyiza cyane kuba muciye agahigo ko cyane ko yatsindiye igihembo cya televiziyo yacu twagennye cyo guhemba umunyeshuri uza kubasha guca agahigo kugera ku ishuri imbere. mwanireba ngo mwakoresheje kugira ngo mubashe kuba mwakubahiriza ingamba ndetse mwakubahiriza n'uyu munsi mufasha kwagera bwa murakoze. umwana wacu bari bamaze igihe batiga, ababyeyi twari dukumbuye ko abana basubira ku ishuri, twagombye kubahiriza gahunda z'ikigo nk'uko twabonaga umwana itariki yo kwiga yahagaze kandi kumwerekeza tukamuzana. ni iby'agaciro cyane. nanone nakomeza nsa nk'uwihuta kubera ko nanone mugiye kujya muri registration kumwandikisha no gushyira ibintu byose ku murongo, ariko none nabasaba niyo nama mwagira ababyeyi muri rusange, abanyeshuri muri rusange nk'umubyeyi, kugira byibuze babashe kuba bagira imitekerereze nk'iyo, kubera ko iyo aba benshi bagiraga imitekerereze nk'iyo, byinshi ku ireme ry'uburezi ari nacyo target ya televiziyo yacu tuba tugambiriye ahanini, ni ugukebura kugira ngo ireme ry'uburezi ribashe kugira urwego rigeraho. nizihe nama mwagira izo nzego zose zitandukanye muri rusange? inama nagira ababyeyi bagenzi banjye ni ukwita ku burere bw'abana kandi bakabohereza ku gihe ku ishuri, kuko iyo abana batinze kwiga bagatinda kwiga ku ishuri, hari igihe bakererwa bagasanga abandi barize byinshi bagatakaza ubumenyi. turabasaba rero kugira ngo bakurikirane uburere bw'abana babo kandi babohereze ku gihe kugira ngo ishuri rifate n'ingamba zo kubaha uburere bufite ireme. tumaze igihe kinini, amezi agera muri 7 muri lockdown arengaho gato abana batiga. ni nk'iki kiri special cyangwa se nihe mpamba mwamuhaye kugira ngo azabashe gukurikiza ingamba ndetse n'amabwiriza ashyizweho na guverinoma ya leta cyangwa se n'ikigo muri rusange mu buryo bwo gukomeza kubasha gukumira icyorezo cya covid-19? inama twamugiriye no kubahiriza amabwiriza yose asabwa n'ikigo ndetse na minisiteri y'ubuzima, ni kwambara agapfukamunwa, agakaraba intoki kenshi, kandi akajya agerageza gushyiramo metero mu gihe ari kwiga na bagenzi be. Eritiye tugera ku musozo, turabashimiye cyane ku bw'uyu mwanya muduhaye kandi nanone ku bw'igikorwa cy'indashyikirwa mubashije gukora kuri uyu munsi. turabashimiye cyane. murakoze cyane. umunsi mwiza.